Mwiriwe mwaramutse bitewe n'aho umuntu aherereye, Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Twagarutse muri wa mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana, yego no kuganira ku gakiza. Tumaze igihe twiga agakiza ni iki, tumaze igihe tuvuga ese agakiza katumara iki, nihe nyungu yo kuba dufite agakiza, ni uwuhe mumaro w'agakiza ku buzima bwacu. Twavuze agakiza icyo ari cyo, sinzi niba bataradukurikiranye twakongera tukabaciramo. Yego, tukababwira icyo agakiza icyo ari cyo. Agakiza rero mu magambo make kavuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ako niko gakiza. Ni uwuhe mumaro rero wo kwinjiza Yesu mu buzima bwawe? Ni uwuhe mumaro uhari wo kwinjiza Yesu mu buzima bwawe? Twarebwe icya mbere, umumaro wa mbere wo kwinjiza Yesu mu buzima bwawe ni uwo gukizwa nyine, ni uwo gukizwa. Umumaro wa kabiri kwinjiza Yesu mu buzima bwawe ni ukubabarirwa ibyaha byawe kandi ukabibabarirwa burundu. Umumaro wa gatatu ari wo tugiye gukurikizaho, kureba umumaro wa gatatu, ni ukugira ubugingo kandi buhoraho. Haleluya. Ni ukugira ubugingo kandi buhoraho. Tugiye gusenga, niturangiza dutangire dusobanureho gakeya. Narababwiye ngo dukoresha iminota mikeya kugira ngo videwo ibe ngufi itazajya irambira abantu. Mwami Yesu, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye, tugushimiye ineza yawe ihambaye, tugushimiye kugirirwa neza n'imbabazi biba ku buzima bwacu uko bukeye n'uko bwiza. Turagushimiye ku bw'agakiza k'ubuntu waduhaye, tugushimiye ku bw'imbabazi zawe zikomeye cyane, tugushimiye ku bwo kugirirwa neza n'imbabazi bihoraho iteka ryose. Urakoze kubana natwe ukaduha agakiza, urakoze kubwo kutubabarira ibyaha, urakoze kubera ko tugeze kuri patire ivuga kuba dufite ubugingo buhoraho ari wo mumaro w'agakiza. Ndagushimiye Kristo mwiza, warakoze kandi ni ukuri turagushimiye. Uhabwe icyubahiro none n'iteka ryose, amen. Imana ibahe umugisha. Rero tugiye gukomeza igice cya gatatu kivuga ngo umumaro w'agakiza. Igice cyawo cya gatatu haravuga ngo kugira ubugingo kandi buhoraho, cyangwa se bwinshi, cyangwa se buhoraho. Yego, tubisanga muri Yohana 3:16 haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe bizana ubugingo buhoraho kuri wowe, bizana amahoro, bizana
kugira ubuzima kandi atari ubuzima bupfuye kubaho, ahubwo ari ubuzima burambye, ari ubuzima buhoraho, ari ubuzima yego. Turongera dusome muri Yohana 3:36 haravuga ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ariko utumvira uwo mwana ntazabona ubugingo, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo uwizera uwo mwana aba abonye ubugingo buhoraho, ari nako gakiza. Ni ukuvuga ngo kubona Yesu, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe bikuzanira ubugingo buhoraho, cyangwa se bikuzanira kubaho by'iteka bidaciriweho urubanza. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo kubona Yesu mu buzima bwawe, kongera kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu buzima bwawe bikuzanira kubaho ubuzima burebure bw'uyu munsi hano mu isi ndetse no mu ijuru, ubugingo buhoraho. Haleluya. Turakomeje Yohana wa mbere 5 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13 haranditse ngo kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite uwo mwana w'Imana nta bugingo afite. 13 ibyo babibandikiye mwebwe abizera izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubugingo bwawe buhoraho, kandi cyangwa se navuga ngo uba umaze kubona ubuzima, uba umaze kubona ubugingo buhoraho, uba umaze kubona kudapfa, uba umaze kwambara ubundi buzima bundi butari bwa bundi wari usanganywe. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe buba buhindutse. Ngo rero ibyo bigirwa n'uwamaze kwizera, n'uwamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza we. Yohana nanone 11:25 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yapfa azabaho. Bivuze iki? Ngo Yesu niwe bugingo. Yesu niwe bugingo, umwizera wese naho yaba yarapfuye. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, hari impinduka mu buzima bwawe, hari uguhindurirwa amateka, hari uguhindurirwa ubuzima. Ni ukuvuga ngo bya bindi nubwo wapfa, nubwo habaho kuba utakiri muri ubu buzima, uyu mubiri utacyambaye uyu mubiri, hari impinduka. Ndakwifuriza kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ni inyungu yo kubona ubugingo buhoraho. Haleluya. Ibindi byose ntekereza ko nta mumaro. Bifite umumaro ariko udakomeye cyane nko kubona ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda kandi na Yesu arabakunda. Sharinga ino message zigere ku bantu benshi, kugira ngo ubutumwa bwiza, iyo ubikoze nawe uba urimo uvuga ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda. Shalom.